Mbayikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe amafaranga YouTube ihemba umunyarwanda wakoze video ikagira views igihumbi. Ukuntu kuri abantu benshi batakubwiye, ariko reka turebe uko bigenda, icyo bisaba ndetse n'ukuri kwa nyako. Ese views igihumbi zinjiziriza abanyarwanda amafaranga angahe? Ibyo tugiye kubirebera hamwe, ndetse n'ibintu byinshi YouTube igenderaho yishyura amafaranga video mu content creators aba yasize hano kuri YouTube. Yes, iyo uri monetize hano kuri YouTube, ni ukuvuga ngo video yose usizeho nyine urayifungura, ukemera amatangazo ya YouTube kuba yacamo nyine aribyo bita kuyimonetiza, kugira ngo nyine ibashe gucamo amatangazo, ubundi ibashe kuba yatangira kukwinjiriza amafaranga. None views igihumbi hano mu Rwanda zinjiza amafaranga angahe? Kugira ngo tumenye amafaranga views igihumbi zinjiriza umuntu uri hano mu Rwanda, biradusaba kubanza twasobanukirwa aya magambo abiri. Irya mbere ryitwa CPM, irya kabiri ryitwa RPM. Kuvuga ngo CPM babyita cost per mile. Aya ni amafaranga umwadvertiser cyangwa se abantu bamamaza mu video yo kuri YouTube bishyura YouTube kugira ngo amatangazo yabo abashe kuba yaca muri video zabo hano kuri YouTube. Ayo mafaranga rero niyo bita CPM. Ijya kabiri ni ryitwa RPM. Nukuvuga ngo yo nta mafaranga revenue per mile, amafaranga YouTube izaha nyiri video nyuma yo kurebwa n'abantu runaka, YouTube imaze gukataho umusoro wayo, nyene umusoro wa YouTube. YouTube imaze gukataho umusoro. Ibyo nibyo bita RPM. Nukuvuga ngo iyo ushyize video kuri YouTube ifataho 45% by'amafaranga aba advertiser cyangwa se abantu bamamaza baba bashyize, baba bemereye iyo video nyine washyizeho. Hanyuma ubwo amagambo abiri twayasobanukiwe: CPM amafaranga aba advertiser bishyura, RPM amafaranga YouTuber ahembwa amaze kuvaho umusoro. Mu Rwanda rero n'ibindi bihugu byinshi hano muri Afrika cyangwa se byo ku mugabane wa Afrika, usanga dufite CPM iri hasi, kuko abamamaza ntabwo baba bashaka amasoko y'abantu bo muri bihugu byo muri Afrika, kuko nyine ibintu bijyanye n'iterambere, inganda, ubucuruzi ntabwo biratera imbere cyane nk'ibyo mu bihugu by'Iburayi cyangwa se muri Amerika. Niyo mpamvu busanga muri Afrika nyine dufite CPM iri hasi, kuvuga ngo abakurebye benshi cyane iyo bari mu Rwanda n'ibihugu byinshi byo muri Afrika, ntabwo ubasha kuba wabona amafaranga menshi nk'ayo umuntu ufite abamureba benshi bari muri Amerika cyangwa se Iburayi yahembwa. Kuvuga ngo icyo kintu nacyo gihita gishyira itandukaniro hagati y'amafaranga muzabona kuri views igihumbi. Hanyuma ngo muri Afrika rero no mu Rwanda nyirizina, nk'uko natangiye video mbibabwira, views igihumbi zinjiza amafaranga angahe? RPM. Nuko ngo mu Rwanda muri rusange mu Rwanda, ndetse na viewership nini cyane yo muri Afrika, dukunze kuba dufite CPM, RPM amafaranga umunyarwanda ashobora kuba yabona ari hagati ya 0.20 ndetse na 0 kugera ku $1.50. Nuko ngo n'amafaranga ari hagati ya 200 n'amafaranga igihumbi na 500 kuri views igihumbi, mu gihe viewership yawe ari abantu benshi cyane bari ku mugabane wa Afrika. Iyo udafite viewership yo hanze, nyine urumva bita biba ikibazo, kuko CPM yacu hano muri Afrika iri hasi. Kuvuga ngo 0.20 kugera ku $1.50. Iyo niyo mafaranga ushobora kuba wabona kuri views igihumbi, mu gihe udafite viewership nini nyine y'abantu bari hanze. Ariko bigahita biba itandukaniro cyane ku muntu ukora video zikagira viewership y'abantu bari mu bihugu by'Iburayi na Amerika. Nuko ngo ibihugu bifite RPM iri hejuru cyane, aho ushobora kuba wabona amafaranga menshi cyane kuri views igihumbi, hari nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubwongereza na Australia. Ibi bihugu iyo ufitemo abantu benshi bakureba, ni ibintu bihita bigufasha kuba wabona amafaranga menshi cyane. Mu buryo rero amafaranga yinjira kuri YouTube cyangwa se yinjira kuri video wakoze, ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, nk'uko twagiye tuzirebera hamwe, bijyanye na CPM, bijyanye na RPM, ibyo byose, ndetse n'ibihugu bibamo izo CPM ziri hejuru cyane.
twamaze kubona ko muri Afurika nyine usanga dufite CPM iri hasi kuko abamamaza nyine ntabwo baba bashaka amasoko y'abantu bari muri Afurika cyane. Hari uburyo rero ibi bintu ushobora kuba wabikosora. Twabonye ko ku bantu bafite viewership iri muri Amerika, Burayi, Canada, Australia ubusanga kuri views 1000 ashobora kuba yakwinjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 3 n'amadolari 8. Nukuvuga ngo amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3500 n'ibihumbi 9 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni gute rero nawe wakubaka viewership mu bihugu bifite RPM iri hejuru kugira ngo nawe ubashe kujya winjiza amafaranga menshi kuri buri views 1000 video yawe igize? Ibyo nabyo tugiye kubirebera hamwe kugira ngo natwe tubashe kuba twagira aba viewers bari ahantu hari RPM iri hejuru cyane. Ikintu cya mbere ni ugukora content zifite isoko rigari. Content ifite isoko rigari ni ukuvuga ngo content abantu bamamaza bakunze nyine izatuma abamamaza bifuza ko publicity zabo zacamo. Na content zijyanye n'ikoranabuhanga, zijyanye n'ubukungu, zijyanye n'ubucuruzi, ni ibintu biba bigaragara ko abantu bakunda kubireba ari abantu bashobora kuvamo n'abakiriya beza. Nayo mpamvu usanga abamamaza baba bashaka kwamamaza buri gihe muri izo video zijyanye n'ubukungu kuko ziba zikurikirwa n'abantu n'ubundi bakunda ibyo bintu. Ari nayo mpamvu izo video ziri muri niche zishobora kuba zakwinjiza amafaranga menshi hano kuri YouTube. Ikindi ni ugushaka audience mpuzamahanga cyangwa se kugira abagukurikira mpuzamahanga. Hari mu buryo bwo kuba wakora video ukajya uziha subtitles z'icyongereza cyangwa se ugakora izo mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se ukajya umenya ikintu kijyanye n'amasaha ukamenya ngo uyu munsi niba mu Rwanda turi saa 6, muri Amerika ni saa 5 z'amanywa. Ibyo byose ni ibintu biba biri kuri internet ushobora kuba wamenya ngo niba ushaka gutargetinga audience y'abanyamerika ukamenya ngo isaha zabo ni izi nizi, bityo igihe wa uploading kikabasha kuba cyagufasha kuba wabona iyo audience y'abantu baho ngaho kuko uba waprodinze mu masaha y'akazi, nyine mu masaha baba bari kuri social media cyane. Ibyo nacyo kiri mu bintu byagufasha. Ikindi ni uko wakora video ndende kuko video ndende niyo izamo amapublicity menshi cyane. Ndangira ngo murabizi neza ko video iri munsi y'iminota 8 itajyamo icyitwa mid-roll ads. Mid-roll ads ni amatangazo nyine ajya muri video hagati mu gihe umuntu ari kuyireba ayo matangazo akagenda acamo. Mid-roll ad rero muri video iri munsi y'iminota 8 ntabwo zigaragaramo, niyo mpamvu izo video zitinjiza amafaranga menshi nka video iri hejuru y'iminota 8. Icyo nacyo ni ikintu ugomba guhita ushyira imbere kugira ngo ujye ukore ibintu byawe neza. Video ndende iri hejuru y'iminota 8 kandi itararambira abantu, bityo abantu bakomeze kuba bayireba. Ikindi ni ugukora iki? Ni ugukora content zizatuma abamamaza bifuza kuzamamazamo. Content ziramba zifite isoko rigari, ikoranabuhanga, ubukungu. Ikindi ukamenya ko kuri YouTube hari ubundi buryo bwinshi cyane bucamo abantu bakorera amafaranga bitanyuze mu publicity gusa cyangwa se ibi bintu by'ama ads. Hari ubundi buryo ushobora kuba wakora affiliate marketing, sponsorship. Byose ni ibintu tugenda turebera hamwe uburyo bikora, kandi nabyo ababikora neza babasha kuba babyaza umusaruro bakinjiza agatubutse. Ibyo rero ni ibintu nababwira muri iyi video. Utarakora subscribe, uyu mwanya kwa wakora subscribe ugakanda like. Uyu munsi twareberaga hamwe amafaranga nyine umunyarwanda ahembwa kuri views 1000 ndetse n'ibyo wakora kugira ngo nawe video zawe zibashe kujya zinjiza amafaranga menshi kuri buri views 1000 zigize. Ndabashimiye cyane. Nitwa Mr. Sam. Ibyo gitekerezo muri comments.